Mwana Kigali Today na KTN. Mwavuze ko mugo mwawuzanye mwagombaga kuzana mu ndege ya kompanyi y'abakorera. Ariko mukaba mwaramuzanye mu yindi mu buryo bwihuse. Yego. Kubera ko arabashaka kongera kudukerereza. Kuki mutemeye ko bajurira? Umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira. Hemera abacamanza ntihemera abo baburana. Twebweho ntitubyifuza ko bajurira. Ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Watsinze umuntu ukifuza ko ajurira. Niko singututse ariko rero ungira ngo watejagura. Hari se cyo washakaga kubaza ngo twifuzaga ko bajurira. Abanyamakuru niko mwambereye. Bakoze pastor nitwa Eric Bakirusanzwe n'umukuru wa radio y'Ijwi. Mujye gutabariza umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa watanze mu mihango yo gutabariza ukurikije uko amateka bigaragaza bahitaga bagiye n'umusimbura. Abanyarwanda bitega iki? Barakoze. Abanyarwanda bitega iki? Biteze ngo bitega iki ngo muzagera se umusimbura cyane ko mwavuze ko uwimitswe ari uwiswe umwami. None se uti Abanyarwanda ngo bitega iki? Bitega iki muri uwo muhango muza? Ndakizi se ko ndi umwe. Baza Abanyarwanda nanjye ndazamo. No Abanyarwanda so Mpyisi. Shyira Abanyarwanda hamwe babaza. Twarimo twibaza hazabaho kugena usimbura umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa. Bizwi n'Abanyarwanda. Babaza. Abiro. Babaza. Weze murashyira mu bintu iyo Abanyarwanda baje bajyamo. Ariko sinabwo nagusubiza jyenyine. Iyo abiru baje ningirwa umwinu urabajyamo. Ndagusubiza. Noneho none Abanyarwanda bateranye rero ubabaze. Nanjye ndasubiza hamwe nabo. Mpyisi matubwiye uburyo kimwagendanye muri urugendo rwose ndetse n'ikigaragara nuko tubwira ko wabaye hafi n'umuntu umukunda no mu buhunzi ariko igihe cyarageze amahoro arataha. Wari waramujyanye ari muzima ko amahoro yari yaratashye igituma utamugaruye ari muzima ni ikihe? Ndi perezida w'u Rwanda se ko ndi pasitoro Mpyisi jya kubaza wowe ngubu utegeka u Rwanda azagusubiza. Ariko kukiba ariko ngabo rero Abanyamakuru bajya bansanga ni wanjye bagashaka ko nkubaganisha. Wese nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye ntubaze iby'umuturanyi wanjye. Yewe n'abana banjye bamaze gukura bafite ibyabo bikorera ntumbaze ibyabo. Sinabigusubiza. Ndagusubiza icyanjye. Nguko kumenya Imana nababwiye icyari cyo. Iyo wamenye Imana ntukubagana. Turarira. Ntujya mu bitari ibyawe. Unyurwa n'ibyawe. Ndakubwiye icyatumye musigayo ngeraho musigiye. Imana ibi ya mbere kandi aho ndi nkamugirana Imana ndagukorera undagirire Kigeli. Harabambaza ngo kuki wamusize yuko agaruka mfumfumfa. N'Imana yanjyanye ramushorera itanga icumbi nkomeza umurimo wayo n'uyu munsi. Ariko abari mu kaga ka muri iyi si nkabafasha. Ariko batajya kwiba no kwica. Hari ubufasha bw'amafaranga wenda leta kugeza ubu yaba yarabahaye. Inde Leta y'u Rwanda. Mfumfumfa. Ndi umubitsi wa leta y'u Rwanda se. Jya kubaza umubitsi w'amafaranga yabo. Ariko wazuye ngo Mpyisi ndi pumbavu nk'abandi. Ndi umubitsi wa leta no ujyana mu kigega cya leta.
ariko yego undi yego yitwa George Camumaka murera RBA televiziyo y'u Rwanda radiyo Rwanda nyamubabaze iyo musesenguye izi ngorane mwagiye mugira cyane cyane bikarinda naho bijya mu rubanza kugira ngo muzane umugogo w'umwami azatabarizwe mu Rwanda mubona zaba zishingiye ku kese urwo ruhande rwabirwanyaga ingingo z'ingenzi rwashingiragaho n'izihe kugira ngo adatabarizwa mu Rwanda? bashingiraga ku nda yabo sinabikubwiye nibyo rwose nta yindi mpamvu ngo bazabone uko aguma iyo bakomeze barya ayo mafaranga amwitirirwa abazungu se babonye yaje bazayabaha undi Urakoze cyane nitwa Kwizera Richard Umurina wa Kigali Today ndagira ngo mbaze n'urwo ruhande rw'abantu n'abarindwi barwanyaga ko umugogo w'umwami waza mu Rwanda bifuje kuza kwifatanya namwe mu gutabaza umugogo w'umwami mwabyemera ijana gusa abavandimwe bacu se twabababarira ariko bihari twabababarira rwose oya twaranabikoze turiyo tumaze kubatsinda tukabagenderera tukaganira rwose twarabikoze ijana ku ijana ikibigira ite irakirigata nta bahunze mu Rwanda se baza tukabakira nk'aso abavandimwe bacu ntujya ubibona amakimbirane azavuka ndi bose nzarangiza uruhande rwanjye niba rero bazanye amakimbirane bazafata nyuma bazivamo ariko mu bigaragara bembwiye ati nsizeho namwakira ijana ku ijana rwose yego. Murakoze cyane. Leo tumekuja hapa tukiwa tunazungumzia kuhusu mfalme wa Rwanda Kigeli wa tano. Mazishi yake yatafanyika hapa Rwanda, lakini ni mfalme wa Wanyarwanda wote. Mpaka leo ni mfalme wa Wanyarwanda ingawa alikuwa nje ya nchi. Tunapenda kujua ni ushirikiano gani ambao umekuwepo katikati ya familia yake na serikali ya Rwanda, kwa sababu hata kama nyinyi ni watu wa familia lakini pia ni mfalme wa nchi, ni ushirikiano gani ambapo upo katikati, ama ushirikiano gani ambao unaendelea katikati ya Rwanda serikali na familia yake ili mazishi yafanyike vizuri? Asante. Mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, lakini sijui ushirikiano wa mtu mwingine na serikali ya Rwanda. Tunazungumzia kuhusu ushirikiano wa Rwanda na jamaa yake. Ndio. Hao wote, mtu yeyote katika Rwanda, jamaa yake au wengine, kila mtu anajua ushirikiano wake na serikali ya Rwanda. Najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda, sijui ushirikiano wa mtu mwingine. Najua yangu tu, sijui ya mtu mwingine. Ikiwa ni jamaa ya mfarume, ikiwa ni mtu mwingine ni yake. Ni mimi najua ushirikiano wangu individual na serikali ya Rwanda. Siwezi kuingilia mtu mwingine. Naomba nini Wanyarwanda kwa ujumla katika mazishi ili yafanyike kwa heshima kama mfalme wa Rwanda? Ni nini ambacho kinapaswa kufanywa na Wanyarwanda kwa ujumla? Sijui Wanyarwanda, najua mimi. Uniulize mimi, siweze kuingilia huyu ana ushirikiano. Wanyarwanda wana ushirikiano na serikali ya Rwanda, sijui. Ni mimi najua ushirikiano wangu na serikali ya Rwanda. Ukoje huo ushirikiano wako na serikali? Mimi naheshimu serikali, na Biblia inasema uheshimu serikali. Iki gikorwa cyaramuka kibaye nyine mukicara mukaba mwavuga mutenda ntiyasize avuze uzamusimbura, ariko mukavuga muti uzamusimbura mwe muvuganye n'abiru uyu nguyu ni runaka, ni mu muryango we. Yego. Icyo gikorwa cyaramuka kibaye imbere y'itegeko nshinga ry'u Rwanda n'ubundi ritemera ko ubundi ni repubulika ntabwo ari monaje, murumva mutazaba muruhira ubusa.
igihugu kitemera umwami ko aba umwami mu gihugu. leta sigizwe n'iki? leta igizwe n'iki? leta igizwe n'abaturage n'abanyarwanda. abaturage n'abanyamahanga baratuye, igizwe n'abanyarwanda. abo bakuru nibo bazasanga leta baganire nayo, si wowe sige. ubwo mwaba muvuga ko ingingo igomba yenda kuvuga ko itegeko se nirihinduka nibyo muzasaba? abo ngabo igihe bazabijyamo bazarihindura cyangwa binanirane, ariko ntiwacu urubanza batari bagira bate, batari baterana. uruhare rwa guverinoma kugeza uno munsi, rwa guverinoma rwa leta. ndi guverinoma nzababwira ngeze he? ndasubiriza guverinoma kuba ndinde ndi babafashije. Nicyo dushaka kumubwira, babafashije kugira ngo wenda imfashanyo yabo twayakira 100%. ariko mbaza uti imfashanyo babahaye warayirukanye? icyo ndagusubiza. urayibabaza rero, urayibaza leta. mwitubwire mwadusobanurire n'ukutubwira amagambo make. simvuze ngo muravugira guverinoma njye kubera ibanga ngo umuntu ampa ikintu mu ibanga njye kurya. reka tuvuge ko babafashije gutyo gusa. Erega leta yarabyanditse. oraha iyi nzu ni yande? aho wicaye, aho twicara nabazaga n'ahandi. dore imfashanyo ya mbere, umva se, dore imfashanyo ya mbere. turi mu nzu icyumba kiberamo inama cya minisiteri yande? ya minisiteri ya leta. na siporo. ndakurusha ubwenge, ndi umusaza. iyi ni iya siporo. share ko abato b'uwo mwabaye ni iya leta, na siporo iyo ni iya leta. ntabwo iyi nzu ari iya siporo. nzigisha mpereze rwose. dore imfashanyo ya mbere yaduhaye ni hari umuntu ushaka yego undi yego baguha icyuma ashaka. erega ndasubiza kandi nigisha. jewe cyo nari kubaza nuko ese abo biru bari hehe basi kugira ngo tubibarize? muri kumwe ahangaha uburyo twaje tubabaza, kuko harimo ibyo birimo kugorana gusubiza kuko mwebwe utari mu biru. ngwino ufashe tujye kubashaka, sindi umwiru. yego umfashe tujye kubashaka. ntabari hano mu Rwanda, ntabasanzwe, abo twabaza. sindi umwiru, niba bahari badahari simbizi kuko ntari umwiru. hariho kukimushyira mu bintu bitari ibyanjye. ariko nimushaka ko tujya kubashaka nimuze duhaguruke twese, ariko mwibaza Mpyisi wenyine. niba bahari simbizi, niba badahari simbizi. ndabashaka wigize ko ndashaka kuba n'umwami. abashaka kuba abami bajye kubashaka. banyamakuru ndabashimiye, kandi rero mufite akamaro gakomeye cyane, kuko ubu ni mwebwe mugiye kubitangaza. ariko ikindi banyamakuru ndabihaniza iteka ryose, kandi bamwe muri mwe narabihanije murabizi. mwirinde kongera mwakunya, mwirinde kongera mu isukari, mubivuge nk'uko nagize nte nabibabwiye. tuzahora tukwibuka, tuzahora tukwibuka, kuko muzabona inshuti nkawe tubona bidashoboka.